twongeye kubasuza inshuti bakunzi ba iubaka TV igiti cy'ubwenge umurungabangabo. Twongeye kubasuza inshuti bakunzi b'ukuri, twongeye kubasuza inshuti bakunzi b'Imana iri muri twe, Imana y'ukuri. Yego n'abakunzi b'Imana y'umucuri, abakunzi ba Matrice, abakunzi uko batari abo nabo turabasuje, ariko turabifuriza kuba mukuri, turabifuriza kuba abantu b'Imana n'Imana akaba ari iyabo. Turabifuriza kuba abantu b'urukundo, abantu badafite urwango muri bo. Turabifuriza kuba muri kuzaba cyangwa se kuba mu ijuru, bagafungura ijuru riri muri bo, bakaribamo, bakarituramo, bakaba banezerewe, bakaba batandukanye n'ibinyoma. Yes, ikaze rero ni kwa Mpuzansibo, ni kwa Rwangambibi. Imbibi n'imipaka, ibyo nibyo byatumye mutakaza Imana yanyu, ibyo nibyo byatumye Satani uri muri mwe. Twabagira inama rero mu cyigisho gishize cy'ukuntu mwatsinda hari Magdon, ukuntu mwazatsinda hari Magdon. Hera ubu ngubu none nicyo gihe cyawe. Twambaye umubiri no kuba hano, nitwambara uko Imana, nitwambara umwambaro w'Imana, ntabwo tuzaba tukiri hano. Rero urupfu ntirukabatere n'ubwoba, ibyo ni ibinyoma, ni iterabwoba mwakizweho. Ibyo ntabwo ubuzima burangirira hano ku isi, ariko inyama n'amaraso kuba twambaye umubiri, ibi bizasoreza hano. No muri Bibiliya birahanditse ko roho, iyo umuntu apfuye, roho iva mu mubiri igahita igenda igasubira aho yaturutse, isubira ku wayitanze. Rero umuntu ntabwo ari izi nyama n'amaraso. Uyu ni umwambaro wo kuba hano, ntabwo ari inyama n'amaraso n'uyu mubiri twambaye. Uyu ni umwambaro wo kuba hano. Tugiye kubakorera igice cya kabiri rero cy'ubuhanuzi, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ubushize twari twakoze igice cya mbere, twababwiye ko inyamaswa yavuye mu nyanja. Twabwiye ko mu byahishuwe havugwa inyamaswa yavuye mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Inyanja twabonye ko bihwanye n'isi y'abantu yuzuye urusaku n'ubwoba. Inyamaswa twabonye ko egare system y'abantu bashaka kugenga abandi. Amahembe twabonye ko ari ububasha bw'isi, ibihugu, amadini, abanyamafaranga. Yego, mu gikongo rero reka dukomeze. Iyi nyamaswa ni ubutegetsi bw'isi bwubakiye ku kinyoma no kugenga imyumvire. Iyo umuntu ayemeye, aba yiziritse ku bubata. Iyo wemeye inyamaswa, iyo wemeye imyumvire, iyo wemeye iriya mana yo hanze, uba wiziritse ku bubata. Uba ugiye kwirukanka ku kintu utazigera ushyikira. Ibyo ikimenyetso cy'ikirenge ni ukuboko. Mu byahishuwe 13 handitse ko abantu bazahabwa ikimenyetso ku kuboko cyangwa ku ruhanga. Ukuboko egare ibyo ukora, uruhanga egare ibyo utekereza. Ikimenyetso egare kwemera ko ubuzima bwawe bugengwa n'amabwiriza y'inyamaswa ho kuba ubwisanzure bwawe. Ubu umuntu ashatse ntiyagarukiriza hano kweri, ubu umuntu ashatse ntiyagarukira, ntago muri kubyumva. Ikimenyetso batubwiye ko bihwanye no kwemera ko ubuzima bwawe bugengwa n'amabwiriza y'inyamaswa ho kuba ubwisanzure bwawe. Ni iki kindi umuntu yababwira? Ukuboko egare ibyo ukora, uruhanga egare ibyo utekereza. Mu gikongo umuntu iyo yemeye ko atari uw'Imana agasuzugura urumuri rwe, aba yambaye ikimenyetso cy'inyamaswa. Ako kanya ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa uzagisanga mu irangamuntu, ntabwo uzagisangwa mu ifaranga koranabuhanga, ntabwo uzagisangwa muri pasiporo koranabuhanga, ntabwo uzagisanga hehe na he. Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa egare kwemera ko utari uw'Imana. Egare mu gikongo rero umuntu iyo yemeye ko atari uw'Imana agasuzugura urumuri rwe, aba yambaye ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibi birasobanutse. Umurwa wa Babuloni ivugwa nk'umurwa w'ubusambanyi wuzuye umunezero w'ibinyoma. Babuloni egare umujyi w'ubuyobe, sisitemu y'isi ishingiye ku gushukisha no kukubeshya. Ni ishusho y'isi twubatseho ibitubeshya, amafaranga, ubutware, imidugudu y'amashyari. Ibyo byose nibyo twasobanura nka Babuloni mu gikongo. Mu gikongo Babuloni ni umwuka wacu wibagiwe ko turi uw'Imana, turi ab'Imana, tukihambira ku by'isi gusa. Tukaba abantu bihambiye ku by'isi, tukizirika ku by'isi.
umukobwa wicaye ku nyanja. Mu Byahishuwe 17 handitse umukobwa wambaye ibya zahabu n'utundi tuntu twose yicaye ku nyamaswa. Umukobwa egare ububasha bwo gushukisha mu isura nziza. Inyanja egare rubanda ruri mu kavuyo. Kwicara ku nyamaswa egare gukoresha sisitemu y'isi kugira ngo abantu bayoboke ikinyoma. Mu Gikongwe ni imizigo, amadini cyangwa politiki igaragaza ubwiza inyuma ariko imbere ari ubuyobe. Aremagedoni rero twavugaga ko twari tugeze ku gice cya kabiri cyane. Nk'uko twabivuze, Aremagedoni si intambara y'amasasu, ni urugamba rwo mu mutima. Kuyitsinda twarabibabwiye uko bigenda. Ni igihe umuntu ashobora guhitamo kubaho nk'umucakara w'inyamaswa cyangwa kwibuka ko ari uw'Imana. Mu Gikongwe Aremagedoni iba buri munsi mu mutima wa buri muntu wese. Iryo iherezo rya byose, umuji mushya. Mu Byahishuwe 24 handitse ko mu mujyi mushya uvuye mu ijuru, Yerusalemu nshya. Yerusalemu nshya egare umutima w'umuntu wibutse ko ari uw'Imana. Si umujyi w'inyama, ahubwo ni umutima usukuye, wuzuye amahoro, udakeneye amategeko y'inyamaswa. Aho niho hari paradizo y'ukuri, atari y'ejo hazaza, ahubwo ni iy'imbere muri wowe. Ibi rwose ntabwo bisobanutse bavandimwe, ntabwo ibi bisobanutse. Ubu ngubu muracyakeneye ibindi bintu. Tuzakomeza, tuzababwira ibya Babuloni, tuzababwira ibintu byinshi. Reka dukomeze tureke urumuri rwande, reka dukomeze tureke urumuri rugere hose, rukwire hose. Reka dukomeze tube abantu b'Imana n'Imana ibe iyacu. Reka dukomeze tube mu Mana n'Imana ibe muri twe. Reka turwanye matrice, reka turwanye Imana y'umucuri, reka turwanye shitani n'ibikorwa byayo, turwanye shitani n'abambari be. Reka Imana yacu aba ariyo kubidufashamo, ikomeze ibe mu ruhande rwacu. Ibyo natwe nanjye nisabira Imana ibidufashemo. Murakoze. Uwatsinze mbere narabibabwiye. Yesu rero nuko yagiye agaruka mu buryo bwa buri bose bakamukoresha mu giti cyabo, ariko Yesu ni umuntu wa kera. Ushobora kumwita Yesu, ushobora kumwita ikindi kintu, ariko ubundi Imana kuba twemera ko iri muri twe, kuba twemera ko urumuri ruri muri twe, kuba twemera ko byose bibera mu mutima, ibyo birahagije. Gutsinda icyiza n'ikibi ni ukureka ikibi kigasohoka. Gutsinda intambara ya Aremagedoni ni ukureka ikibi kigasohora muri twe. Ikibaya bavugaga iberamo ni mu mutima. Murakoze.